Alright, what up big boys and young girls, nizere kandi hose muri mumeze fresh byahatari. Of course nkuko mubibona hangaha turi ku mushinga TEV. Nge right now banyita director Kenzi nk'ibisanzwe nkuko musanzwe mubibona ibi bintu twabijemo nabyo. Ndamuko yego amahoro amahoro kuvuga ijambo ngo amahoro ariko hari igihe mba nasobanukiwe amahoro ni iki. Ni ndamukanyo yo kwifuriza abantu amahoro kandi ntabwo ari nshya irazwi mu mateka n'abakunda ibya Bibiliya. Uriya mu Bisirayeli niyo bakoresha ijambo shalom, bakoresha shalom mu Kinyarwanda tukagira ngo amahoro. Yego umeze neza ariko yenda amahoro. Uyu mugoroba rero uri kubona umugoroba umeze neza rwose. Urabona ka Kigali Convention kari kwaka neza, ahantu twicaye turi kureba Kigali Convention. Kigali irasa neza rwose. Ati Kigali clean the cleanest city. uzikarigiye ngura wenda nka energy urumva nkagenda wenda nka metero 300 ntarabona ahantu bashyira twatu imyanda. Zuko mangayika zuko byarangije kuba umuco neza. Oya ni umuco wa uri mu modoka wa ugenda n'amaguru. Iyo umaze gukoresha icyo wari ufite ntabwo rwose bishobora kuzamo kukiramika ugeze. Nubango niba ari mu modoka ukiramika mu modoka, niba ari n'amaguru urakigumana mpaka ugeza ahabugenewe. Ngo gahunda ni umuco, gahunda ngo kugira Kigali keye. Shout out mu ndimi zacu tujya tuvuga ngo shout out. Shout out ngiye guhereza shout out umuyobozi. Ngiye guhereza shout out urumva nyine ako ni imvugo zacu ni ariko tunagaruke uriya iki turi kuvuga kuri Kigali. Ngira ngo niyo ugiye mu tundi turere uzabona tugiye dufite amasiroga aganisha ku isuku. Zabona za Ruhango ikeye, Muhanga isukuye, ibintu ukabona ko rwose tubu twose turi hepfo kandi bikanajyana n'umuco w'Abanyarwanda, aho kwambara inkweto ntibikiri nta ubihatirwa. Uzikuvuza akantu ukanyibutsa hari igihe bigeze hari igihe cyageze abantu bakajya bagira ubwoba bwo kwambara bodaboda. Oya ure cyane kamambiri cyari ikibazo kandi twajyaga kwishuri bambaye kamambiri kuri cyane bantu bambaye kaki no kuzigendamo burahara bo byatondaga ikagenda abantu bibuka gahunda y'ishashi buraba babumva bameze bate. Ndamuko amakuru rero amakuru ni meza muri iyi minsi rero njya mbona ujya witereka ukuntu nkabonera kuvuga amakuru. Yego amakuru bundi babimeze bite kugira ngo urumva umushinga TV tuba tugomba kuhababera abakunzi bacu abadukurikira. Gomba rero kurebarebera ngo ni ibiki bivugwa hirya no hino ku isi. Mu Rwanda haravugwa iki, mu karere u Rwanda ruherereyemo haravugwa iki, hirya no hino ku isi, ku buryo umuntu ukurikira umushinga TV agomba kubazi ibivugwa atagombye kujya kubyishakira. Turahari ku bwabo. Ase buriya nk'umuntu aramutse aryamye nta makuru afite, ubona ari izihe ngaruka yagira? Buriya rero mu Kinyarwanda hari imvugo itangiye kumenyekana yaturutse ku mubyeyi umwe wavuze ngo icyambere ni amakuru. Reka ngurugero rutoya. Nk'ubu hari igihe ujya ukabona ikoranabuhanga ryabijemo no muri telefoni zigendanwa, ukabona baramenyesheje ngo uyu munsi hazaba siporo rusange. Bakavuga naho izabera, kubera ko aho izabera izahuza abantu benshi. Hari ibikorwa bimwe na bimwe biba bitazakomeza muri icyo gice muri ayo masaha. Ugasanga rero umuntu utamenya ayo makuru arabyutse afashe imodoka ye kizeme essence aragiye, undi afashe moto ayikubise ikiboko aragiye, ageze ahantu sanze umuhanda urafunze, kugira ngo azaje kubona ahandi hantu ari bunyure bizamufata igihe kirekire. Bifiriye hehe mu kutamenya amakuru. Ntiyamenya ayo makuru yuko hategwa igikorwa rusange. N'ubwo iyo ufite amakuru ugenda ibintu bya byose biri kuri gahunda, nta gihe gipfa ubusa. Kandi buriya abahanga bavuga ko igihe ari amafaranga. Iyo utakaje igihe uhombye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero kumenyesha abakunzi bacu amakuru birabafasha mu buryo butandukanye. Icyambere ni amakuru ko babonye ko twambaye rinete.
wow twese twambaye rinete n'izina ry'Imana. Rero bakunze umushinga TV tugiye kuzajya tubana namwe 5/5. Njyewe nitwa Director Kenzi, of course ndi kumwe n'umuntu izina ryawe ryari imvuna kurivuga arigiye n'ubahamwereze ngo ndamukunda maze koko biba ari ibibazo. So ndamukunda muri box y'amakuru uyu munsi dufitiyemo iki? Dufite amakuru atandukanye. Ijisho ryacu birumvikana mu kanya n'imikomojeho mu kumenyesha abantu amakuru duhera iwacu. Hari ibivuga iwacu ijya kuri shera ku rugo. Ihera ku rugo. Exactly. Ujya gutera uburezi arakwibanze. Iyo ni imigani abanyarwanda bagiye abanyarwanda barabahanga. Abanyarwanda barabahanga cyane, ndetse nuko buriya bitabo byagiye byandikwa kenshi bitagiye bigera ahantu hatandukanye. Hari abahanga tujya twumva bitwa abafilozofe. Basanga mu filozofe w'umugereki yavuze ibi nibi. Buriya nuko mu gihe cyabo nyine byari bitangiye kwandikwa ibyo bavuze bikamenyekana. Ariko no mu Rwanda uhaje wasanga abahanga bagiye bavuga ibintu ku buryo biza kwandikwa. Uyu munsi biba byigwa hirya no hino aho ati umufilozofe w'umunyarwanda yavuze ko ako kantu zediwe tukige turebe ukuntu twakora icyo bita twe tuziga tubyita ngo ni caption. Turebe ukuntu twakora caption yazadufasha mu myaka ijana iri imbere ku bantu bazaba bakiri siko bimeze. Nibyo rwose. So muri box y'uyu munsi dufitiyemo iki? Nari bako tugiye guhera mu Rwanda. Mu Rwanda dufite amakuru menshi kandi meza. Yego. Ariko turagaruka ku butumwa ingabo z'u Rwanda zirimo mu gihugu cya Jamaica. Na TV ayasa amakuru macya kuri bo ko twigeze kubibabwira bajyayo. Ariko uyu munsi noneho byinjiye mu gikorwa cyabajyanye. Turaza kubigira icyo tubivugaho abakunzi bacu bamenye neza umusanzu ingabo zacu ziri gutanga muri Jamaica. Mu ruhe rwego? Igihugu cya Jamaica mu minsi ishize mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 mu kwezi kwa 10 cyahuye n'ibiza kiza cy'umuyaga, inkubi y'umuyaga yitwa Melissa. Iyo nkubi y'umuyaga rero yangije ibintu byinshi bitandukanye ku buryo uyu munsi igihugu cya Jamaica gikeneye kwiyubaka, gusana ibikorwa remezo byasenyutse, gikeneye imbaraga zitandukanye kandi zirenze ubushobozi bwabo nk'igihugu. Aho rero kiyambaje ibihugu by'inshuti. U Rwanda na Jamaica ni ibihugu bisanzwe bifitanye umubano. Aho rero niho ku bufatanye bw'ibihugu byombi u Rwanda rwohereje ingabo, ariko ntabwo ari ingabo zisanzwe. Bohereje itsinda ryo muri Engineering Brigade. Ukuvuga ngo ni itsinda ry'abasirikare b'impuguke b'inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, ndetse no kuko igikenewe ni ugusana ibikorwa remezo byangijwe n'iyo nkubi y'umuyaga. Bivuze ngo RDF gifitemo harimo aba engineers, of course harimo n'abaganga nyamara batuvura i Kanombe. Buriya ariko n'abantu bagomba gusobanukirwa igisirikare cy'u Rwanda kimaze kwiyubaka n'igisirikare cy'umwuga. Ku buryo uyu munsi iyo bavuze RDF ntabwo twumva abantu bazi kurwana no kurasa gusa, ahubwo bagenda bagira uruhare no mu bikorwa bindi by'iterambere bitari urugamba rusanzwe, urugamba rw'amasasu, ahubwo no mu rugamba rw'iterambere. Ibi kandi ntabwo babikora gusa mu mahanga, no mu Rwanda barabikora. Mwumva cyitwa Army Week. Ni igikorwa kijya kibaho kihuza ingabo z'u Rwanda n'abaturage, ariko abaturage bagahabwa serivisi binyuze muri RDF. Aho rero tuzabona abaza mu bikorwa by'ubuganga, mu bikorwa bitandukanye, kandi niyo habonetse ibibazo bisaba ubutabazi bwihuse, iryo shami rya RDF rishinzwe ubutabazi mu bintu bitandukanye riba ryiteguye. Uzi kunyibukije n'akandi kantu. RDF iri muri Central Africa. Iri muri Mozambique. Iri muri South Sudan. Ngo RDF ibyo bikorwa byose ni ibikorwa by'ubutabazi. Ibihugu byinshi yagiye ijyamo ni ibihugu bifite ibibazo by'umutekano. Ariko noneho iyo umutekano umaze kugaruka bagira n'uruhare mu cyo twita rehabilitation. No kuvuga ngo ese abari barahungabanijwe n'ibura ry'umutekano iyo bagarutse biyubaka bagaruka bate mu buzima busanzwe. Aho niho rero twagiye tubona RDF itangiza ibikorwa by'umuganda,
aho niho tugenda tubona ifasha mu bikorwa by'ubuvuzi. Umuganda we ni imbere cyane, ibikorwa bye ako ngabo nagashya ko mu Rwanda rwose, umuganda we ni imbere cyane. Aho rero urumva niho nari nkubwira ko igisirikare cyacu ni igisirikare kimaze kwiyubaka, igisirikare cy'umwuga, batacyumva igisirikare ngo abantu batekereze ibyo kurasa no kurwana gusa. Alright. Akandi gaseke dufitiye nakaye. Twavugaga ko duhera mu makuru iwacu, ariko u Rwanda akarere ruherereyemo no hari ibivugwa ahangaha ntabwo twabura kuvuga kuri Kongo. Ni igihugu duhana imbibi, ariko kandi gikomeje kurangwamo ibikorwa by'umutekano muke. Nabashije kubona ko uyu munsi ni ijoro ryashize, nabashije kubona ko M23 umutwe wa M23 ngo wavuye muri Uvira. Byaba ari byo? Ayo makuru niyo umutwe wa M23 wamaze kuva muri Uvira. Uvira hari yonde? Reka tubanze dusobanure abadukurikiye. Kuva muri Uvira, umutwe wa M23 wabitangaje ko witeguye kuvamo mu rwego rwo guha amahirwe ibiganiro by'amahoro. Muzi yuko hari ibiganiro by'amahoro biri mu byaberaga i Doha, bihuza leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23. Kandi ibi byose kugira ngo rero M23 igaragaza ubushake bwo guha amahirwe inzira y'amahoro, yafashe icyemezo cyo kurekura umujyi yafashe, umujyi yagenzuraga, umujyi uri strategique ukurikije imirwanire yabo n'impamvu z'intambara zabo, ariko bemera kurekura kugira ngo bahe amahirwe amahoro, intambwe iganisha ku mahoro. Umujyi rero barawurekuye bawuvamo. Bwa mbere bari basabye yuko wafatwa n'ingabo za Loni, MONUSCO, ariko bigaragara ko MONUSCO itagize umushake bwo kubyinjiramo, ariko M23 ikomera ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero umujyi wa Uvira uragenzurwa n'ingabo za leta n'abo bafatanya. Ubwo tuzaho bafatanya, hazamo ingabo z'u Burundi, hazamo Wazalendo, abacanshuro, abo nibo bawugenzura. M23 rero yawuvuyemo nk'uko yari yabivuze, kuri bo rwose ijambo ryabo bararirinze. Akabazo k'amatsiko, wenda ubu kano kanya umujyi wa Uvira uri kugenzurwa n'imitwe igiye itandukanye. Yego. Mu mboni zawe iyo urebye wenda nka vision ya leta ya Kinshasa, ubona kuba Wazalendo yagarutse muri Uvira, urabona koko M23 izabasha kwihanganira akarengane n'ubundi yaje ishaka kugira ngo abaturage batuye muri Uvira babashe kubaho neza, babashe kumva bahumeka? Urabona M23 kuko hari aka video dore uriya muntu ari kurasa tuvugana ubukano kanya, uriya no mu Wazalendo ni ku manywa y'ihangu, ni ku manywa y'ihangu, ako ndebera afite imbunda agiye kurasa hejuru. Uri kubibona? So bivuze ngo rero urabona M23 itazongera ikagaruka, kuko already urumva ku kano kanya MONUSCO ntabwo iri kujya, ntabwo ari basabaga ko MONUSCO ariyo yagenzura Uvira, ariko ku kano kanya Uvira yasubiyemo, FARDC isubiramo na Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro. So urabona mu mboni zawe M23 itazongera ikagaruka koko? Ibi ngibi ni ibintu bigaragara cyane, kuko iyo urebye ubona umutwe wa M23 warekuye Uvira, atari uko ubona yuko icyari cyawujyanyemo kidahari, ahubwo ni uburyo bwo gutanga abagabo no kwereka amahanga yuko nubwo beguye intwaro bafite icyo barwanira, ariko kandi bashaka amahoro. Hanyuma rero niba bawuvuyemo, aha twibutse yuko mu gihe batangazaga yuko bagiye kurekura umujyi wa Uvira, abaturage barigaragambije bavuga ati rwose ntabwo mwadusiga, ntabwo mwagenda. Bigaragara yuko mu gihe bari bawumaranye, ariko Scene International ntacyo yigeze bivugaho. Erega buriya iyo tuvuga mu mpuzamahanga, akenshi ubusanga ibihugu bireba inyungu zabo. Niba mu gikorwa kiri kuba nta nyungu bafitemo, ntabwo babizamo, bareba aho bafite inyungu. Uyu munsi rero niba M23 yarekuye Uvira ikaba yagarutsemo ingabo
bari bazirukanyemo na mbere n'ubundi bigaragara ko nihatagira igihinduka ya ntambwe iganisha ku mahoro mama 23 yifuzaga gutera nitagerwaho mbona byanze bikunze bazongera kwegura intwaro bakongera gusubira wenda nyangira sometimes utuntu twinshi mu mutwe wenda tumvanga kuko mba nifuza ku giti cyanjye wenda ko umuntu iyo avuze ngo afite cause kuko nge ntekereza ko umuntu yavuze ngo arashonje afite aho yajya agifite ababyeyi nge nkeka ko ku giti cyanjye yagenda agatakira ababyeyi be akavuga ati ndashonje bakamugaburira kuba M23 umutwe wa M23 ufite icyo urwanira kandi kirumvikana ku ruhando mpuzamahanga kandi amahanga yarabaretse kugira ngo barebe ko ibyo bintu byashoboka bajya kuri table y'ibiganiro ariko ubu kano kanya yavuye muri Uvira iva muri Uvira kubera ko scene international yabivuze yabahaye amategeko n'amabwiriza ati musubire inyuma urakeka ko tundi duce ntabwo bitazamera gutyo ibyo ni ukubitega amaso tukareba kuko buriya icya mbere nshaka kwanza kukubwira nkuko wari ubivuze umutwe wa mama 23 weguye intwaro ufite impamvu pe no kuba mu minsi ishize warahamagawe ku meza y'ibiganiro ntabwo ari impuhwe babagiriye nuko bagaragaje ko bafite imbaraga bagaragaje ko basatanye gusaba ibiganiro bakiri mu misozi bakirwanira za rucuruza ibiganiro leta ya Kongo ibanza kwinangira bagira batya bafata umujyi wa Goma bukeye bafata umujyi wa Bukavu batangira gusatira Uvira aho bose bavuga ngo nubwo tukomeza kwigira imbere ntabwo icyo tugamije ari ukwigarurira ibice ahubwo icyo tugamije ni ukugaragaza ko duhari kumvikanisha impamvu yacu tubasaba ibiganiro uwo ni wo murongo wabo ni ukuvuga ngo n'uyu munsi bivanyemo bashaka guha amahirwe ibiganiro amahoro rero nibatumva n'ubundi intwaro zabo ntaho zagiye niyo mpamvu kira warubajije ndi kubona rwose hatagize igikorwa community international kugira ngo nayo ibigiremo uruhare yumvishe Kongo yuko iyi ntambwe utwa mama 23 wateye ikwiriye kuba intangiriro nziza yo gusubukura ibiganiro bakumvikana aho bari bageze tukaza kubona amasezerano ya Doha nashyirwa mu bikorwa mirwani gahagarara abakuye mu byabo bakabigarukamo mama 23 ntabwo ifite impamvu yo kurwana amahoro agarutse abatotezwaga abarenganywaga bavanwaga mu byabo babigarutsemo ari amagambo ahembera urwango atacyumvikana ngo impamvu zayiteye kurwana igihe cyose zazitakiriho amahoro yagaruka kandi ibyo ntibizava ku munwa w'imbunda bizava mu biganiro ejo duherutse kubona nyakubahwa perezida wa repubulika wacu na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya muri Amerika Trump akabasinyira amasezerano y'amahoro ibyo byarabaye Scene International irabibona nta kintu yigeze bikoraho amasezerano yarasinywe ubu leta ya Kinshasa iri gushinja ikintu n'ubu kano kanya u Rwanda kuba M23 yavuye muri Uvira ubundi igihe cyose ntibabura urwitwazo ariko wenda tubanze tusobanurira abadukurikiye ibyabereye Washington ni ukuvuga ngo habaye amasezerano y'amahoro cyo ni igice kimwe ariko hari n'amasezerano y'ubukungu harimo uruhare rwa Amerika hari amasezerano yagiye asinywa ajyanye n'ubukungu n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ni ukuvuga ngo uyu munsi ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda byo ntabwo bizashira biracyari bya bindi igihe cyose umutwe wa mama 23 uteye intambwe bo bakunda kuvuga bati ntabwo ari bo ahubwo n'u Rwanda rubari inyuma ibyo bakabigira rero urwitwazo igihe cyose aho kugira ngo barebe bumve impamvu yo kurwana kwa mama 23 bahubwo baravuga ngo ntabwo ari bo turarwana n'u Rwanda ibyo rero ni nabyo bigenda bituma umuti w'ikibazo ugenda urushaho kugorana kuko uyu munsi leta ya Kongo iramutse yumvise impamvu zatumye mama 23 yegura intwaro yabiri intambwe nziza iganisha mu kumvikana kuko uyu munsi birazwi hari abanyekongo
bavutswa uburenganzira bwabo nk'abanyekongo. Kandi umuntu wese uvuga ikinyarwanda, kuba hari abantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo, si no muri Kongo gusa bari, ibyo ni impamvu zizwi, umuntu wese ukurikira amateka arabizi. Ntabwo uyu munsi byaba urwitwazo rwo ngo umuntu wese uvuga ikinyarwanda n'umunyarwanda. Ibyo rero igihe cyose batarumva impamvu ituma mama 23 irwana, inzira yo gukemura ikibazo irecyari. Wenda tukiri muri Amerika, Trump avuye muri Afrika. Ubu kano kanya tuvugana ari hehe? Ubu tuvugana amakuru avugwa cyane n'inama y'Davos kubera mu Busuwisi. Nge Trump ubundi ubu kano kanya buriya iyi manda ndi kwita nk'aro n'umukerarugendo. Bizarangira amenye nka wa mwana waje ejo bundi hano mu Rwanda. Aisho Speed kuko tsigenda naho akunda kamera cyane. Ari gukora iki muri Europe? Ariko Trump ibyo akora nta nubwo yabihishe, arabivuga. Icyambere cyo iriya nama ntabwo ari inama ibayeho ubu gusa, isanzwe ibaho. Iriya World Economic Forum isanzwe ni inama isanzwe ibaho, ikunda ko iteranira i Davos mu Busuwisi. Iyo nama rero ikunze kuvuga cyane ku iterambere ry'ubukungu, World Economic Forum. Ni uwo rero ibihugu bikize bikunda kujyaho bigafata ijambo, bakaganira ku bintu muri rusange bibangamiye ubukungu n'iterambere ry'isi. Uyu munsi rero ikiri kuvugwa cyane ni ijambo Trump yavuze ibintu byinshi. Murabizi ko no umugabo ugikunda rwose kugaragaza ibimurimo, akagaragaza nkunda kunagira gutya ngo yego. Uyu munsi rero mu ijambo yahavugiye yagarutse ku ngingo nk'ebyiri zateye kwibaza cyane. Ingingo ya mbere yongeye gushimangira ubushake bwa Amerika bwo kugenzura byuzuye ikirwa cya Greenland. Icyo ni ikintu yagarutseho cyane, aragishimangira rwose. Ikindi cya kabiri yavuze, mwarabyumvise mu minsi ishize yuko hari icuruzwa bimwe na bimwe Amerika yagiye izamura imisoro. Uyu munsi rero yongeye kubigarukaho, wavuga ko n'ibihugu bimwe by'i Burayi bicuruzwa biva mu Burayi bigiye kongerwa imisoro. Urabizi ko kugeza ubu birazwi ko nk'imivinyo myiza ikunze kunywebwa haba muri Amerika n'ahandi henshi mu Bufaransa. Wenda singuciye mu ijambo. Bivuze ngo bukano kanya kuba wenda mu Bufaransa bafite umuvinyo umaze nk'ikinyejana umeze neza. Abahorandi bakaba bafite ikintu bita Primus bro. So bivuze ngo ibyo binyobwa byose biri kuri quality yo muri Europe kugira ngo byinjire muri Amerika byongere umusoro cyane. We mumboniza wabona byatewe n'iki? Kubera iki Amerika iri reka mvuge kubera iki Amerika iri kwiyenza ku isi? Wabireba mu buryo bwagutse. Uyu munsi iyo urebye wenda tutanatinze cyane ku ntego Trump yihaye yagiye itorerwa iyi manda. Uyu munsi iyo urebye Amerika ahantu ihagaze, uyu munsi reka tubirebe mu buryo nka bubiri. Mu buryo bwa mbere bifitanye isano n'intambara ya Ukraine. Intambara yo muri Ukraine yatumye Amerika n'ibihugu bifatanya nayo muri NATO bisabwa kohereza intwaro nyinshi muri Ukraine. Kandi none uko bazohereza bahanganye n'Uburusiya, buriya hari ikintu bagenda bagaragaza. Ni ngo uko haje intwaro nshya, Uburusiya nabwo bukora indi. Ibyo byose rero bigenda byerekana yuko Amerika ikeneye imbaraga nyinshi yongera muri tekinoloji y'intwaro, kongeramo tekinoloji, kuzongera mu bwinshi, kuzongera mu kuzongerera imbaraga kugira ngo ikomeze kugarida ya equilibre baba bashaka igihe cyose hamwe hagati ya Amerika n'Uburusiya. Ni ngo rero icyo kintu gituma uyu munsi bakeneye izindi mbaraga. Izindi mbaraga rero zituruka hehe? Zituruka muri mu kugenzura ibice bitandukanye muri amabuye y'agaciro, ibikenerwa byose kugira ngo mu rwego rw'intwaro bazamuke. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uyu munsi mu rwego rw'ubukungu Amerika ihanganye n'Ubushinwa. Kandi Ubushinwa ni igihugu gikataje cyane mu ikoranabuhanga. Nigeze kubona ndi gucicikara ahangaha mbona bageze kuri ngo G6. Ubwo gatanu nubwo turanayibona ahenshi ntibazi ko inabaho. Ugeze kuri 4G aho yumva ari igitangaza. Nubwo tandikimeze noneho rero muri iyo ntambara y'ubukungu
wenda buriya nta n'ubu bitandukana cyane n'ibyo twavugaga bijyanye n'intambara Amerika irimo. Cyambere muzi ko Amerika ifite ibirindiro hirya no hino ku isi, haba muri Afurika, mu Burayi, haba hehe, aho hose bisaba imbaraga kugira ngo ibyo birindiro bikomeze kongerwa imbaraga. Noneho none uko zamura tekinoloji ko tubivuze ko bakenera amabuye y'agaciro, bakenera ubukungu. Noneho rero ikindi n'iterambere rusange kugira ngo ubukungu bwabo buzamuke, bagomba kugenda bareba ahantu hari strategique, hari ziriya resources bakeneye. Uyu munsi niyo mpamvu ubumva muri Venezuela kubera ko batabyumvaga kimwe n'ubuyobozi bwari buriho Nicolas Maduro kabisa, bamukuyeho kugira ngo bashyigikire ko hajyaho ubutegetsi bubasha gukorana nabo kugira ngo bagire ijambo ku mutungo kamere wa Venezuela. Venezuela kugeza uyu munsi nicyo gihugu cyambere gifite reserve nyinshi ya petrole ku isi. Uyu munsi rero bari gushaka Greenland kubera impamvu ebyiri. Icyambere ni position geographique yaho bari, kugira ngo barusheho kwegera Uburusiya. Kuhegera nabwo bifitiye impamvu zabyo. Icyambere no kugira ngo ubutasi buborohere kuko babegereye. Ikindi kugira ngo bakomeze ubwirinzi bwabo, iyo wegereye ahantu utekereza ko hashobora guturuka ikibangamira umutekano, birakorohera kugikumira kwakira ubwirinzi. Wenda ntabwo ni kuca mu ijambo, ariko bikanaza bikagira no ku mpamvu baza muri Kongo muri amasezerano twavugaga. Ibyo byose no kugira ngo bagere ku mutungo kamere ubafasha kuzamuka mu bukungu no kongera ikoranabuhanga ndetse n'ubwinshi bw'intwaro kubera ziriya ntambara ziri hirya no hino. None se buriya kera reka nkubutsa akantu kera twagiraga. Wenda iyo mvuze kera hawe ubwo mitamumva hari igihe abantu bagasimuka Imana bino rastabaye iki. So kera ari ukuntu twagiraga nk'umuntu ku kigo w'umunyamadega twese dutinya kuri wa munsi w'amanota, ukamureba akavuga ati nkibona berete yanyu nitaca mu miyenze nirukanze. Ugasanga murahuye umurimo wenda nk'igiceri cy'icumi cyangwa 20, ugasanga we noneho icyo akoze n'iki murahuye kuvanye mu rukweto, murahuye yahise gutwara igikapu, murahuye gutwaye bike, murahuye wenda uri mu ishuri baramwirukanye mu ishuri kuko nta karama afite, aje mu ishuri rya kwatse bike. Amerika ibyo bintu ubona atari byo bintu iri gukora ku isi. Ibintu Amerika iri gukora ku isi ni ibintu umuntu akurikiranira hafi akabona birimo ikibazo, kuko cyane ufashe urugero rw'ibyakorewe muri Venezuela, uhita ubona ko amategeko mpuzamahanga yarenzweho. Tugaruke wenda nko kuri UN. Buriya mfite akabazo buriya UN mazi UN buriya iyo urebye sharti yayishyizeho ko yagiyeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, hirwaho n'ibihugu byari bimaze gutsinda intambara, ariko igamije kugira ngo habeho equilibre. Ariko noneho buriya mu mikorere yayo uruhare runini rutuma ikora rutangwa na Amerika. Ibyo rero bituma Amerika yigiraho ijambo. Nk'ubu urugero rugaragara nari ntangiye kuvuga byabaye muri Venezuela, nta kindi gihugu cyapfa kubikora ngo usange UN ntiyabyamaganye, ariko uyu munsi yararucira rumira. Bivuze ngo wenda nk'ibyabaye muri Venezuela wenda ntabwo abantu batureba ijisho ryiza bataza kumva tuvuga Amerika nabe. Ngiye ndi kwibaza ni kimwe, Amerika ko tuzi ko ariyo puissance mondiale, ubu next step wenda umuntu yari agahaga no kuryama, Amerika yo ntabwo irya ngo iryame ihage, buri gihe urishaka igishyashya. Ntabwo ushobora gutuza kubera ko ntabwo iri mu kibuga yonyine. Nese ahubwo ko ari amakuru mfite ku Burusiya mu ntambara ya Ukraine bagikoresha intwaro zo muri 50 ubizo muri 2000 zimeze. Buriya iyo urebye uburyo Uburusiya buri kwitwara muri intambara, Uburusiya urabizi ko aribwo bwayitangije, ariko bwayitangije bwayiteguye, bwayitangije bwiteguye ko ari intambara y'igihe kirekire, kandi bari babizi neza ko batagiye kurwana na Ukraine ahubwo bagiye kurwana na OTAN. Ni ukuvuga ngo OTAN ibihugu byinshi byishyize hamwe, ni ukuvuga ngo yateguye intambara y'igihe kirekire.
igenda rero igira uburyo ikoresha intwaro zayo, ikoresha amasitoke yayo, ikoresha tekinoloji yabo, ni ibintu bateguye. Nuwa ngo bitewe na fazi intambara igezeho, nibwo bagenda bazana intwaro nshya, bagenda nuwa ngo bo bari kurwanya intambara bateguye ko ari intambara izatinda. Niyo mpamvu ubona nta guhuzagurika kuri bo, bagenda gake step by step, uko barabyiteguye. Bazi ko ari intambara izatinda, kandi bazi ko ari intambara bakoramo amakosa makeya gusa Uburusiya bugasenyuka. Nukuvuga ngo rero uyu munsi niyo mpamvu bigengesera kandi ibintu byabo bakabikora ku murongo nk'uko babiteguye. Amerika rero yo isa naho iri ku gitutu. Kubera iki? Kuko icyambere no gushaka gukomeza kugaragaza ya supremacy yabo, kugaragaza yuko bari hejuru. Ibyo rero bituma bagira pressure. Iyo pressure rero ni ituma barimo bakora n'amakosa menshi, kubera ko bari kubona mu buryo busanzwe buciye mu butwererane n'imikoranire y'ibihugu badashobora kubona ibyo bakeneye mu gihe babikeneyemo. Aho rero niho bashaka gukoresha influence yabo, ibyo bashoboye gukoresha ingufu bagakoresha ingufu, weki bafite pressure yo gukipinga wa mwanya wabo w'icyubahiro bashaka, kugira ngo bawugereho badakomwa imbere n'umuvuduko Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu biri muri BRICS biri kugenda bizamuka bigaragaza imbaraga. Ariko ngo Trump yagize gutya ariyikoma aravuga ati rero mubikore, mubyemere, ntimubikore, muryame, ntimusinzire. Greenland ndayishaka. Ni ikintu gitangaje kuko uyu munsi Greenland igenzurwa na Denmark. Okay. Greenland ifite ubwigenge bwayo ibijyanye n'imiyoborere, ariko iracyabarirwa mu bwami bwa Denmark. Kandi Denmark ni ubwami. Yego. Noneho rero Denmark iri muri NATO. Amerika iri muri NATO. Ubundi ntabwo Ubwongereza burimo. Ubwongereza nabwo burimo. Buri muri NATO. Yego. Kubwo butavuga kandi ari inshuti. Buriya rero ari ibintu bakwiye gutandukanya cyane. Kuvuga mutandukanyije Ubwongereza na Amerika, mutandukanije Israel na Amerika, hari aho bigera rwose bikagorana kubitandukanya. Amabanga akabura neza kimwe. Ariko icyo nari nshatse kugaragaza nuko uyu munsi kubera ya pressure narimo gusobanurira, Amerika ikishyize imbere ni inyungu zayo, kuko ntishaka gutakaza imbaraga zayo n'ubukaka bwayo at any cost. Niyo byaba ngombwa ko yitandukanye n'Uburayi, n'uvuga ngo mu yandi magambo nubwo byasaba yuko NATO isenyuka, ariko Amerika ikagumana cya cyubahiro cyayo ishaka. Iyo ni cost yakwihanganirwa kuri Amerika. Niyo mpamvu uyu munsi irimo ivuga iti Greenland turayishaka ku kiguzi cyari cyo cyose, ititaye ko yari iri mu maboko ya NATO, ititaye ko bishobora guteza ibibazo muri diplomasi, ititaye ko bishobora guca intege NATO, kandi uyu munsi nayo iri ku gitutu cyo guhangana n'Uburusiya muri Ukraine. Aho rero nicyo bavuga, kandi ibintu no mu ntego Trump yagaragaje agitangira iyi manda ye, ko arashaka ko Amerika igarukana igitinyiro n'ubukaka bwayo mu ruhando mpuzamahanga. Right. Nizere ko mukomeje kudukurikirana 5 uyu babita umushinga TV. Yakoze no bintu biraryoshye. Buriya ari ukuntu njya mvuga nkavuga no kose tuvugisha ukuri. Umuntu iyo akuze cyangwa umuntu iyo afite imbaraga, aba yumva yakandagira abantu bose bakumva bari kujegajega. Iyo tuvuze Amerika tukavuga n'Ubushinwa, Ubushinwa bukano buri kuki? Ubushinwa buriya ni igihugu gikora ibintu byacyo gituje. Ngira ngo bafite na population very too much busy. Mwarabibonye n'ubushize hari igihe bigeze kugaragaza imbaraga zabo, bagaragaza igisirikare cyabo, intwaro zabo n'iki, bagira igihe bakabikora muri ya minsi mikuru yabo. Ariko ntaho wari wumva ahantu Ubushinwa buri kurwana hanze yabo. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo Ubushinwa bwubatse imbaraga zabwo, bwubaka ubwirinzi bwabwo, ariko imbaraga nyinshi focus yabo bayishyira mu iterambere, bayishyira muri technology, bayishyira mu kubaka ubukungu buhamye. Niyo kuba rero ibintu byabo bikora batuje, ntibasakuza. Ibikorwa nibyo bivuga. Ariko ikizakwereka yuko bugeze kure
uzabona Amerika ihanganye nabo mu by'ubukungu yiri kuri pressure. Amerika yiri kuri pressure, imbaraga z'Ubushinwa uzazipima urebye kuri pressure Amerika ifite, ari nazo ziri gutuma igenda hirya no hino ishaka ko kugenzura ibintu byose. So bivuze ngo ubukano kanya bo Abashinwa bo baratuje bo bari ku kazi, bari mu kazi, mu gihe Amerika yo biri muri Venezuela, ivuye muri Afrika kwa Tshisekedi. Ubukano kanya iri muri Europe, iri gushaka Greenland. Kandi ubwo urumva niba wenda numvisha neza ku makuru duhaye nuko Greenland yo ishobora kuba ari ikirwa kiri strategique mu gushaka amakuru. Ese cyo cyaba gifite akantu kuko Amerika ntabwo yajya ahantu ataraka. Greenland ifite hari ibyo bita terre rare, hari ibyo bita ngo igiye ifite amabuye y'agaciro, ifite mbese umutungo kamere muri rusange. Yego, ifite umutungo kamere utakiboneka hirya no hino mu bihugu bibindi by'Uburayi, by'utazanamo Greenland yo iracyabifite. Ngo uyu munsi kugenzura Greenland kuri Amerika bifite izo nyungu ebyiri, y'umutekano n'iy'ubukungu. Rega nta nubwo bigira ibanga, arabisobanura, arabivuga rwose. We n'uvuga ngo we biri hanze, arabivuga, nta banga ribirimo. Ayo ati rwose tugomba kugenzura hano kubw'inyungu z'umutekano wacu, kandi no kubw'ubukungu kuko tugomba kuhagenzura. Kandi ubwo bari mu nama ya forum ya milieu économique y'isi yose cyangwa ni Europe? Ni isi yose, uko urabizi ko n'ibihugu bya Afrika bijya bitumirwamo ni muri rusange. Ariko rega buri iyo bavuga isi mu myumvire ya bihugu, isi nibo abandi ubusanga kenshi ari indorerezi cyangwa se yari abaje bitewe n'ikintu runaka. Bashobora hari ibyo bita success story, wizi ko kenshi na perezida wacu yajyayo. Tugiye dukurikiza aho icyo twita turagira ngo turarikira abadukurikiye hano ku Mushinga TV, tuzagenda ducukumbura cyane ibyo bita geopolitique. Urumva n'ukuntu imipaka yaje, n'ukuntu u Rwanda rushobora kuva ahangaha rukajya gutabara muri Jamaica, haba harimo clause nyinshi, n'ukuntu u Rwanda rubanye n'ibindi bihugu kandi peacefully, n'ukuntu u Rwanda turi muri system nziza, turi gutanga icyerekezo cyiza cy'imyaka igera 100 cyangwa irenga baturebereho. Buriya aho bituruka, u Rwanda rwabuze amahoro igihe kirekire, ruyabona ruyakeneye. Exactly. Rero rwumva neza icyo bivuze kubura amahoro, icyo bita amahoro ngo iki. Ako natangiye kare nkubwira ngo amahoro. No twatangiriye. Rero kubura amahoro u Rwanda rubyumva cyane. Iyo rero rwumvise ko hari ahantu amahoro yabuze, rurabyumva. Exactly. So bivuze ngo rero aka nakagaruka hano kuri Mushinga TV. Rero tuzajya tubana 5-5. Murabona turi ahantu hari clean. Twatangiye tunavuga n'ibintu biri clean by the way. Twavuze ngo turi muri Kigali nziza, no ka convention turi kukareba imbere yacu. Kigali keye. Urumva rero aka nakagaruka rero hano ku Mushinga TV. Nge mwari muri kumwe hano kuri microphone ni director Kenze, of course turi kumwe n'umuvandimwe ahangaha. Ndamukunda Jean Pierre. Njya nkunda kuvuga ngo shout out peace.